banyarwandakazi, banyarwanda, mwese mbaje kubasuhuza. Uyu munsi ndavuga kuri politike y'u Rwanda, ahanini nibanda ku matora, uburyo akorwa mu Rwanda, n'ingaruka mbi bishobora kuzatera u Rwanda n'abanyarwanda. Ibibazo bya politike mu Rwanda ni nka cya kirunga gitegereje kuruka. Magma cyangwa za mbaraga zikomoka mu kuzimu kw'ikirunga ziriho ziratogota, kandi igihe cyo kuruka kw'ikirunga biregereje. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi, Paul Kagame yayoboye kiriya gihugu mu ikandamiza rikabije, ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu, kwica abatavuga rumwe na sisitemu ya Kagame, kumenesha abanyarwanda, ivangura ritagira urugero, ubutabera bufifitse, imisoro idahwitse, ndetse na Kagame n'umuryango wo kwigwizaho imbaraga n'imitungo y'igihugu. Byose bikiharirwa na Kagame hamwe n'itsinda ryabo aba yariyegereje kumufasha muri ibyo bikorwa bye by'ubugizi bwa nabi ahanini. Kandi abo nabo yiyegereza ntabwo ari ba bandi bahoraho, ahora abahinduranya uko ibihe bisimburana. Kagame nta nshuti iri permanent agira. Icyonzi cyegera abanzi bakaba permanent. Ntatandukana n'abandi bantu. Gahunda y'amatora yo mu Rwanda ihora irangwa n'ibitagenda neza. Ibyo birimo iterabwoba ku batavuga rumwe n'ingoma ya Kagame, cyane cyane bashaka ko habaho impinduka, baba abanyapolitiki, abanyamakuru, abasirikare, abacuruzi n'abandi bose. Ibikorwa byo kwiyandikisha ku bazatorwa ku mwanya wa perezida bikorwa mu buryo babangamirwa, uburyo bwuzuye uburiganya bigendanye n'amatora, bityo bose bakananizwa. Abo bifuza guhatana na Kagame ntibagire umwanya mu ruhare rwo kuba bagira impinduka bashaka kuzana mu Rwanda. Gutyo Kagame agakomeza kwisonga, agategekesha u Rwanda inkoni y'igitugu. Komisiyo y'amatora y'igihugu igenzurwa ikanategekwa na Kagame ubwe. Iyo komisiyo rero Kagame yayitegetse guhakanira kandidatire abashaka bose guhatana nawe, ari nabo bafite ibitekerezo bizima byazana impinduka zitandukanye n'ibinyoma imyaka yose Kagame n'icyitwa FPR babeshya u Rwanda muri imyaka yose. Abakandida bakaba ari bo Diane Rwigara, Bernard Ntaganda, Victoire Ingabire ndetse na Christopher Kayumba. Abandi bose za Green Party, za PSD n'ibishuka baja n'ibisambo byemeye kujya mu kwaha kwa Kagame ngo bimuhe free ride akomeza beshyisi yuko mu Rwanda hari demokarasi. Ivugurura ry'itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2015 riri controversial, ritavugwaho rumwe n'abanyarwanda ndetse n'isi yose. Ryatekenetswe na Kagame n'aba bambari be bose ahora akoresha kugera ku migambi ye. Iryo tegeko
ryahaye Kagame kugenda nta nkomyi, bityo agacenga za manda ebyiri z'imyaka 7, yanarangiza ndetse hanyuma akaziyamamariza izindi manda ebyiri z'imyaka 5. Banyarwanda, abanyarwandakazi, mu by'ukuri iri kinamico ryo guhindura itegeko nshinga ryo mu 2015 rihesha Kagame amahirwe n'ububasha bwo kuba perezida w'u Rwanda ubuziraherezo cyangwa igihe azapfira. Niba mutekereza mu mitima yanyu, mutekereza igihugu cyanyu cy'ababyaye mugikunda, ibi murumva bizaganisha y'u Rwanda rurerekeza he? Birashoboka ko ubu ngubu bwaba ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo by'urudaca u Rwanda ruhoramo muri za 59 kugera kuri uyu munsi. Mwese banyarwanda, banyarwandakazi, ni mwibaze. Mu mwaka w'2017 mu matora yabaye icyo gihe, Kagame yabonye amajwi 99%. Murumva ko yahagaze wenyine. Ni rya tekinika nanone mbabwira, kandi n'ubu tuzi neza yuko ubwo buryo nibwo azakoresha kugira ngo atsinde aya matora aza muri Nyakanga mu 2024. Ubwo Kagame azaba atoye amatsinda, atsinze amatora mu nshuro igira ubwa 4, ategeka u Rwanda ubwami bwe yihaye yigabije. Abaturage bo mu Rwanda bakanamijwe cyane cyane n'iriya ngoma y'igihugu imaze imyaka 30 ishize. Buri munyarwanda ufite ubwenge kandi ushyira mu gaciro, ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'isi yose igomba kumva ko neza iki kibazo cy'ubutegetsi bw'igitugu kiri mu Rwanda ari igisasu giteze kandi kizaturika mu gihe cya vuba bidatinze. Ikibazo cy'u Rwanda gikomeye ko byateye intambara yo mu 1990 cyatumye n'abo twari kumwe twiyemeza guhaguruka tugatangiza intambara. Intambara yarangiriye mu marorerwa kugeza uyu munsi atavugwaho rumwe n'abanyarwanda hamwe n'isi yose. Kwisonga hari ukurwanira ko demokarasi yafata intebe mu Rwanda. Niyo yari first on agenda. Icya kabiri cyari ugucyura impunzi z'abanyarwanda bamaze imyaka ijya gukabakaba 40 mu mahanga. Hakuriraho n'ibindi bibazo twagombaga gukemura, kurwanya ikibazo cy'ivangura n'ubusumbane bwari mu Rwanda mu buryo bushoboka bwose. None uyu munsi ku ngoma ya Kagame, ingoma ya FPR igishukabaja ya Kagame itakibaho, ibibazo byose n'ibindi twarwaniraga byikubye ubugira kenshi kuri ingoma ya Kagame. Habyarimana ubwe yamaze imyaka 17, induru zaravugaga, twe bari hanze twashaka gutaha, nta demokarasi yahari, hategekaga emerende yonyine, shyaka rukumbi rutoki. Twashakaga ko ibyo byose bihinduka, atari kurwanya Habyarimana ku giti cye, turwanira uburenganzira bwa munyarwanda ari wari uri mu Rwanda icyo gihe, natwe bari hanze. Kagame ategetse imyaka 30 ubu ngubu vis-a-vis 17, kandi arakiyongezamo. Turumva ko
yenda gutegeka kurinda apfuye. Impunzi mbere ya 90 sinshaka to be quoted, ndakeka ko zari munsi ya miliyoni cyangwa se miliyoni no kurengaho. Nyuma ya 90 impunzi zahunze igihugu zikajya hanze, zikiri hanze ubu zirwarwa muri miliyoni 4 kandi nazo zishaka gutaha. Ibyo bibazo mwembe mu bikompare mwumve. Mbere ya 90 hategetse ingoma mputu ebyiri. Ubwa mbere kuva muri 60 kugera 73 hategetse Nduga, 73 kugera 94 hategetse Urukiga. Zose nta gihe muri demokarasi. Ni na mpamvu muri 90 twenda guhindura ibintu. Ubu harategeka Kagame wenyine, nta bwoko, nta karere ategekana nako. Ingoma y'u Rwanda ni ya Kagame wenyine. Banyarwandakazi, ibi mu bizirikane. Abatutsi bamwitirira ntabwo Kagame ategekana nabo. Yakoresha abatutsi kuva mu ntambara kugera agiye muri ibi byose byo gutegeka yita FPR. Yifatiramo abashobora kugira ibikoresho, abadashoboye kugira kuba ibikoresho bye nibo batwebwe n'abandi benshi muzi bari hanze bakoranye n'iriya system. Abo rero nibo afata babandi bo akoresha kumugeza ku ntego ze mbi kandi intego ze bwite. Yarangiza akabajugunya mu yarara. Bose abasimbaranye uko bihe bitandukanye, ntawe bawe permanent, ntawe byabindi twitaga akazu. Kwa Kagame sinzi uko nabyita, ntabwo ari akazu kuko ahora abahinduranya uko ibihe bigenda bitandukana. Abahutu bo nabo kuzuza umubare w'igihe cy'amatora gusa kuko ni benshi. Abashaka rero amajwi yabo burya nicyo abashaka, agashakamo babandi basohoramo akabakoresha bakinfluencer bene wabo bakamutora. Abahutu se abatu mu Rwanda murabaza aho batuye hose mu burere bwabo uko basa nuko bameze n'ubukene n'ubutindi buri mu Rwanda nakorwa bw'abanyarwanda bose murabizi. So abahutu muri rusange ni second class citizens, byo birazwi muri iyi ngoma. Ingoma ya Kagame bwite yo bantu bitira ko ari ya Kagame n'abatutsi bene wabo. Abo bahutu ni bake ashinguzamo gusa akabahindura ibyo bikoresho mu kumukorera nyine ibyo akeneye. Yarangiza akabajugunya mu yarara nk'abandi. Ibyo twita gutora mu Rwanda mubana abantu baba bahuruye bagaseruka bakabagurisha ry'amabendera burya nawe bagura amafaranga, bakabagurisha ry'imyambaro FPR yose bayigurisha amafaranga ku gahato. Byose babikora ku gahato, bakabavana mu ngo zabo ku gahato bakoreshwa na za nzego zo hasi z'ubuyobozi nazo ziba zaratowe n'abasirikare n'abapolisi. Kuko Kagame iriya ngoma ni military dictatorship, ikoresha abaturage bose. Birya muvuga ngo bitoreye abaturage bafite influence y'inzego z'umutekano zose nibo batora. Abo rero bose Kagame bakoresha ba polisi, inzego z'iperereza, abasirikare, bagatora babandi babayobozi. Akaba ari bo bagenda bagahuruza bari abantu barabayobora babahatira kuza hariya, babaje hariya ku gahato. Bira byose nibyo bategeka gukora, kuriya kwanima, kuriya gusakuza, kuriya gutera urusaku. Utabikoze arabizira. Baba bari kubwoba. Mu Rwanda nta matora habaho guterwa ubwoba n'inzego z'igisirikare n'iperereza n'abapolisi n'izibanze n'abadaso na karindi kose. Bityo rero bakagaragara mu bwinshi kurya. Kagame akabifotora ati dore ko abanyarwanda bankunda. Nagahato abanyarwanda barababaye cyane kandi birababaje cyane kuko mu Rwanda niho bikorwa honyine. Ntibabikora Kenya, ntibabikora Tanzania, ntibabikora Kongo. Abanyarwanda cyane cyane mwebwe rubyiruko mwarakandamijwe, mujyanwa za Iwawa, mufungirwa za Gikondo n'ahandi mwafungiye ku karengane henshi.
abanyamakuru mwaratotejwe, mwarishe, mwarangajwe, mwarafunzwe, murahunga. Abacuruzi mwarishwe, murandagazwa, mwamburwa ibyanyu. Rubanda rw'abanyarwanda mwese mwabaswe n'ubukene n'ubutindi kubera imisoro idatuma umunyarwanda agira ubuhumekero. Mwese ni mwebwe mwifitemo imbaraga zo guhindura ibintu mu Rwanda, kandi mushatse mwabikora n'umunsi umwe. Uyu Rukombe Rutoki, muve mu bwoba. Ejo bundi Ruto yakopeye ibyo bya Kagame byo guhanika imisoro, yigana ibyo mwe Kagame yabamenyereje, byabaye akamenyero iwanyu. Usibye ko mufite n'ibibazo agahirye, ariko mwabonye uburyo abanyakenya babyanze. Mwabonye uburyo abanyakenya habo hashize ibyumweru bigiye kuba 3 abanyakenya barabyanze, berekanye imbaraga za rubanda. Naho mwebwe mwategetswe n'ingoma y'igitugu, mudashaka igihe cyose, mwarinumiye. Nimuhaguruke mwanga akarengane ku mugaragaro, ku muntu akarengana umuntu mwenyine kubategeka gutyo, akabakanamiza, mukemera mugahunama. Agatsina amatora ntawahanganya nawe, agashyiraho imisoro n'ijya akarisoresha umuntu wese akabura aho hungira, kandi ubutindi bumubaga, namwe mugahera muri ubwo bukanamize mukicecekera. Nkuko mpora mvuga, nimuve mu bwoba. Ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Banyarwanda, banyarwandakazi, murakoze kuntega amatwi, kandi mukomeze mukurikirane uyu muyoboro. Nari Majoro Michael Mupende, nkiteka.